Nshuti muvandimwe, karibu ku rubuga rw'abahamya ba Kristo, urubuga Imana yaduhaye kugira ngo abana bayo muri iki gihe giheruka tubashe guhura twige ijambo ry'Imana. Tuzirikane cyane cyane ko dusaba kugira ngo dusenge ubutitsa, dusaba kugira ngo tuyimenye, tumenye data wa twese n'umwana we Yesu yatumye kugira ngo aze kuducungura, aze kudukorera ibyo tutashobora kwikorera. Wa wundi twaganiriye mu cyigisho cyatambutse ko yahinduye amateka tukagirwa abana b'Imana. Icyo kintu kiranshimisha kumenya ko iyo Yesu ataza ntashobora kuba umwana w'Imana, ariko kuko Yesu yaje yahinduye amateka tuba abana b'Imana ku bamwizera bose. Ni ibintu bishimishije rero nshuti, niyo mpamvu kubitekerezaho no kubiganiraho no kumenyesha abavandimwe bacu, inshuti zacu, ari ikintu Yesu ubwe yifuza ko tuvuga, cyane cyane iyo twibuka amagambo data wa twese yavuze muri Yohana 17:5 atubwira ngo Yesu n'umwana we akunda kandi yishimira. Arangiza avuga ngo mumwumvire. Yesu mbere yuko asubira mu ijuru arangije gahunda yo kuducungura, yaratubwiye ngo tubwire abandi, tugende tubwire abandi, tubamenyeshe inkuru nziza y'agakiza. Ese nshuti muvandimwe, inshingano twahawe Yesu yaduhaye uyitaho? Yesu wakubaza ngo wumvira Yesu, wavuga ngo yego? Reka Imana idufashe tuvuge yego twese, tuvuge duhamye yuko mu by'ukuri ibyo yatubwiye gukora tubikora. Reka mbere ko twinjira mu cyiciro cy'uyu munsi, icyigisho kindi nahaye tuvuga ngo Imana yiyunze natwe ku bwa Yesu. Turi kureba ibintu byabaye kubera ko Yesu yaje muri iyi si. Iyo ataza muri iyi si ntibyari kubaho. Twabonye ko twabaye abana b'Imana, ntibyashobora kubaho iyo ataza. None tugiye kurebera hamwe ibyerekeranye n'uko Imana yiyunze nawe nanjye ku bwa Kristo. Reka mbere ko twinjira mu cyigisho twicishe bugufi dusenge. Data mwiza utuheraho mu ijuru, abana bawe twicishe bugufi imbere yawe, tuzirikana ukuntu wadukunze, wemera kohereza umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo ngo aze muri iyi si, ahageze ahindura amateka. None twitwa abana bawe ku bwa Yesu waje muri iyi si. Tugiye kwiga amana icyigisho twibutsa yuko wiyunze natwe ku bwa Kristo. Wowe niwafashe umwanzuro wo gutangira kwiyunga natwe mu mwana wawe. Imana wihimbarizwe. Fungura amatwi yacu n'imitima yacu ngo twumve igikorwa gikomeye wakoze. Twari twaratandukanye, twarakwera icyaha cyabaye cyaje muri iyi si, ariko umwana wawe waza kwishyura igihano cy'icyaha cyacu. Mana ndabigushimiye. Ngaho nkoresha ukuntu bikwiye muri umwanya rero, ariko Mana ndasaba cyane cyane abazumva iyo audio ngo bazumve ijwi ryawe, bakumenye, cyane cyane bazirikane n'uwo watumye kugira ngo ibi byose bisohore. Mu gutaka kwanjye ko mugusabye nkwinginze niciye bugufi mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Reka ne kuvuga, ntabwo ari amagambo yanjye, aya magambo aboneka muri Bibiliya. Nizo mpamvu gusoma Bibiliya, kwiga Bibiliya ari ikintu cy'ingirakamaro. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 dore ku murongo wa 17. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 baravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Reka dutekereza aha ngaha nshuti. Ese wowe nanjye turi muri nde? Turi muri Kristo, wa wundi twavuze wahinduye amateka? Uri muri Kristo? Kristo ari muri wowe? Ahantu hatekereze ko niho ruzingiye ingata. Niba utari muri Kristo uri muri nde? Twasanze mu ijambo ry'Imana tubwira yuko ari nta wundi twaheremwo gukizwa uretse muri Kristo gusa, izina rya Kristo gusa. Nizo mpamvu
kuko nabivuga mu kanya, data wa twese yatsindiye avuga ikintu avuga ngo mumwumvire, umvira Kristo. Twaganiriye amagambo muri Yohana 15:5 avuga yuko tutamufite, atari muri twe, tutari muri we, ntacyo dufite, nta n'ubugingo dufite. Nizo mpamvu kumenya Kristo mugenzi mushuti yanjye ari ukugira amahirwe atangaje, kuko duhinduka abantu bashya iyo turi muri Kristo. Bishoboka bite rero? Ugende gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe mu kanya. Reka dukomeze twumve icyo Pawulo yatsindagiraga ashaka kumenyesha abantu amahirwe yo kuba muri Kristo, ko tuba tubaye abantu bashya. Ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibya kera ni ibiki? nahoze nivuguta mu byaha ntaramenya Yesu, ntagire ubuntu bwo guhura na Kristo. Data wa twarangiza kureba ibya Kristo, ngo muhanga amaso umenye ibyo yakoze, ko agiye kumusaba kuri ibyaha byanjye. Maze kubimenya, maze gusobanukirwa, maze guhabwa urumuri, niyemeza kwakira Yesu mu bugingo bwanjye. Mwimika mu mutima wanjye. Ese inshuti yamwimitse mu mutima wawe? Niba ari yego, Imana ihimbazwe. Niba utaramwimika mu mutima wawe, iki ni cyo gihe inshuti. Icyo ni igihe kugira ngo wumve yuko nta gihe kindi gisigaye kugira ngo wowe ufate umwanzuro uvuga ngo iby'isi ndabirambiwe, ndifuza Yesu ngo abe mu bugingo bwanjye, ankorere ibyo ntashobora kwikorera, antunganye, amboneze, ambashishe kwibagirwa ibya kera, singire ibishya, angire umuntu mushya muri we. Ariko igishimisha kurusha byose ni uko iyo umwinjije, iyo umwakiriye, iyo umwizeye, akubashisha. Abantu bakunda cyane, yabyivugiye ubwe. Mutamfite ntacyo mushobora gukora, ariko iyo tumufite, Pawulo yavuze ngo iki? Ngo tubashwa byose na Kristo duha imbaraga. Cyane imbaraga yo kwitondera amategeko y'Imana. Icyaha no gushira itegeko ry'Imana. Niba Kristo akurimo, nawe uri muri we, azakubasha kwitondera amategeko y'Imana, azakubasha kubwira abagenzi bawe iby'urukundo rwe, ubutumwa bwiza bw'agakiza. Aho hantu hatekereze. Nizo mpamvu kumenya icyo kintu cyo twongeye kwiyunga n'Imana ku bwa Kristo ari ikintu gikomeye cyane. Nshuti, utekereze, umwuka w'Imana akuyobore, wumve. Pawulo akomeza avuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana. Nongeye tubisobanukirwe neza. Wowe nanjye twari twararindagiye, ntabwo twari tuzi aho turi, ariko Imana yaje kudushaka. Mwibuke ukuntu abakurambere bacu bamaze gucumura byagenze bite? Bari basanzwe baganira n'Imana, ariko bamaze gucumura bajya kwihisha. Ninde ugiye kubashaka? Data wa twese yarahamagaye abahanga mu byo ijambo ry'Imana avuga ko ari Yesu wagiye kubashaka. Yesu ni Umwana w'Imana, niwe ugiye kubashaka, niwe muremyi wabo, niwe waturemye twese. Niko Yohana igice cya mbere bitubwira ko ijambo wahoranye n'Imana, wari Imana, niwe waremye ibintu byose. Ni Yesu Kristo, nta wundi. Yesu yagiye kubashaka, ababaza aho bari, abaza Adamu aho ari, aho mubyibuke. Nawe niwe waje muri iyi si, niwe Data yatumye muri mushuti yanjye, yatumye Yesu umwana we ngo aze gushaka wowe nanjye, atugarure mu nzira ikwiriye, atubashe kwiyunga na Data wa twese twacumuyeho. Byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Twiyunze n'Imana ku bwa Kristo, ariko tunavuga ngitangira, Kristo nawe duha inshingano kugira ngo tubwire abandi bazamenya bate? Niba naragira ubuntu singira icyo mvuga, abandi bamenya bate? Pawulo yavuze neza ngo abantu bamenya bate batabwirijwe? Hari abantu batazi ibyo uzi nanjye nzi. Nizo mpamvu kuba twariyemeje kuba abahamya ba Kristo ari inshingano ikomeye kandi nziza, ariko iba nziza kurusha iyo tuzirikana ko ari utubashisha kubikora. Wowe nanjye ntacyo twakwishoboza. Araturinda, akatuyobora, akaduha amagambo. Yesu yavuze neza yuko akiri muri iyi si ntacyo yigeze avuga cyangwa akora atari kumwe na Se. Icyo kintu ni icya mbere tugomba kuzirikana.
kuki wakumva ko niba Yesu waducunguye ntacyo yashobora gukora atari kumwe na se, akaba yadusaba muri Yohana 10:7 ngo tube umwe nawe kugira ngo tubashe gukora ibyo yakoraga. Tukibwira ko tutamufite, niba hari undi muntu turimo utari Yesu ko tubasha gukora ibyo Yesu yakoraga, ntibishoboka. Aho nyaboneka numuzaga umutego w'umwanzi, ni Yesu Kristo ukurimo, nta wundi muntu ukurimo, n'umwuka wa Kristo ukurimo. Pawulo yavuze neza mu Baroma 8:9 ko udafite umwuka wa Kristo atari wa Kristo. Ntabwo ari amagambo yanjye, nyaboneka mwumve ijambo ry'Imana tubwira. Turi kwiga ijambo ry'Imana, ntabwo twiga amahame y'abantu. Imana dufasha twumva iki kintu ko ni ikintu gikomeye cyane. Niba Yesu yashoboye gukora ibyo yakoraga byose kubera ko yari umwe na se uko abyivugira, kandi abadusabye ngo tube umwe nawe kugira ngo tubashishe, kuko azi neza, nawe uzi neza ko ntacyo wakwisha udafite Kristo. Nizo mpamvu kumwakira, kuba twarunzwe na data wa twese ku bwa Kristo ari amahirwe atangaje kubisobanukirwa neza. Cyane cyane kumva ko turi abantu bashya, twagira ubuntu bwo kongera kwiyunga n'Imana. Abantu batekereze, ariko dufite inshingano. Katwumeze twumva ko Pawulo abivuga umurongo ukurikiyeho. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana iba ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Nshuti, wakubaza ko yunze n'Imana wavuga yego cyangwa oya. Niba Kristo akurimo winze n'Imana, nta kintu kiri hagati yawe n'Imana. Niba Kristo ari muri wowe nawe uri muri we. Nuko ryasoma duhaye muri mu Bakolosayi 3:3-4 hatubwira ko ubugingo bwacu buhishamwe na Kristo muri Data. Yari magambo, uri muri Kristo, Kristo ari muri Data. Aho hano humve, twinze n'Imana ku bwa Kristo. Kristo yakoze ikintu gitangaje cyane kitashobora kitabaho mbere yuko aza muri iyi si. Pawulo akomeza avuga mu 10:20 ngo kuko utigeze kumenya icyaha, uwo ni wende, ni Yesu umuziranenge, ni umwana w'Imana. Icyaha ntabwo kiza kimukora na gato. Mwe bukuru Satani yamugerageje muri iyi si, amutsindisha mu byanditswe ngo aho umukurambere wacu Adamu yatsindiwe niho Yesu yatsindiye. Nihonesheje Satani, amubwira ngo yamaze iminsi 40 ashonje, amubwira ngo nahindura amabuye imigati. Yesu akamutsindira ngo byanditswe ngo babarire. Yesu yahindutse kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we, muri Kristo, duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amagambo meza nshuti. Muri Kristo turi gukiranuka kw'Imana. Duhinduka. Ntitwashobora kugerwaho Yesu ataraza. Twabonye ibintu, kuvuga ibintu byabaye kubera ko Yesu yaje. Iki kintu gishimisha cyane. Twahindutse gukiranuka kw'Imana kuko Yesu yaje muri iyi si. Tubishimire Imana bavandimwe, tubitekerezeho, ariko tunamenye neza, dushikanya koko, ese koko ndi muri Kristo? Ese koko Kristo ndimo? Ni ijambo ry'Imana ritubwira, aho cyane twizere, twumve ibyo tubwira, twumve amagambo tubwira nawe tuyazikane. Reka dukomeze turi amandi masomo atsindagira ibintu turi kwiga hano nyine yo gukiranuka, yo kuba turi muri Kristo, abari muri twebwe, ko twiyunze n'Imana. Twumve ko na Pawulo yongera kubivuga mu gitabo mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 17, reka dore ko 16. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16, katwumva icyo Pawulo atsindagiza iyo turi kwiga hano. Erega ubutumwa bwiza ntimumuze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ahantu hatekereze, ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza bw'agakiza bwazanywe nande? Na Yesu. Ntibwagutera isoni rero. Kubera ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa.
ubutumwa bwiza, imbaraga y'Imana bwatanzwe nande? Ubutumwa bwiza bwatanzwe na Yesu aje kuba Imana mu bantu. Mwibuka ko muri Mateyo Yosefu na Mariya babwiye ko umwana wabo azitwa Imanuweli, Imana iri kumwe natwe. Iyo ni inkuru nziza yaje, niwe nkuru nziza, niwe jambo ko twayibonye, jambo ukomeye uhoranye n'Imana wari mu bintu byose. Iyo nkuru nziza rero, imbaraga z'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. 17 kuko muri bwo aribwo biki? Ubutumwa bwiza. Kuko muri bwo ari namwo gukiranuka kuva ku Mana. Mu butumwa bwiza niho hava gukiranuka kuva ku Mana. Mwitwatanye tuvuga yuko Imana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Kristo wazanye inkuru nziza y'agakiza, yuko twabibonye ubushize, twabaye abana b'Imana kubera Kristo waje tukamenya jambo uwo ari we. Jambo afite misiyo kugira ngo, afite inshingano kugira ngo atumenyeshe Data wa twese, tuba abana b'Imana. None Pawulo atsinda ikintu cyo kwizera gukomezwa nako nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kwizera nde? Kwizera wamucunguye, tukizera n'uwo mutumye ari we. Ibyo biragendana mu gihe cyose tubyibuke. Ntabwo nkunda Yesu ntukunde uwamutumye. Yesu umwana w'Imana, Yesu yaratumwe, ni intumwa. Nk'uko Imana yatumaga abahanuzi ba kera ba Yesaya, abatubanjije bose, ba Zefaniya n'abandi bose, na Yesu yaratumwe, atumwe na Data wa twese, ariko afite misiyo idasanzwe. Ko umwana w'Imana ni waje kwerekana urukundo rwa Data wa twese, cyane cyane akaba ari we utanga ubugingo. Umufite abafite ubugingo. Ayo ni amagambo yahamijwe na Data wa twese, ko twabonye mu Rwanda rwa Yohana 5 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku 12. Aho uzasoma witonze muvandimwe, ubuhamya butangwa na Data wa twese. Kuko atanze ubuhamya ngo umwana wanjye nkunda nishimira, mu mwumvire. Yatanze ubuhamya mu Yohana, yanditse ukuntu yatanze ubuhamya avuga ko ufite uwo mwana afite ubugingo, ubugingo buhoraho. Abantu batekereze. Kwizera rero ni iki? Kwizera nibyo twabikomejeho mu gihe twahoraga ubushize. Kwizera ni impano itangwa nande? Na Yesu. Yesu niwe banze n'iherezo yo kwizera. Twizera iki? Twizera ko yatugiriye ubuntu akatubabarira ibyaha byacu, tukaba turi muri we, ko duhuje n'Imana, cyadutandukanya n'Imana yakirangije. Igisubizo kirabonetse. Reka Imana igufashe, nanjye ifashe muvandimwe. Tuzirikane rwose n'amagambo ari mu Bagalatiya 3, niyo tugiye kurangirizaho. Abagalatiya 3 umurongo wa 11 kugeza ku 13. Abagalatiya 3 umurongo wa 11 kugeza ku 13, naho tuhasome twumva icyo Pawulo abwira abo yandikiraga icyo gihe. Umurongo wa 11 uravuga ngo Abagalatiya 3 umurongo wa 11 aravuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ibyo twavuga mu kanya, ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nuko aya magambo ariyo magambo Martin Luther wa wundi watangiye ivugurura, abantu batangiye guhindura amateka y'ukuntu abantu bizeraga kera. Ikintu cyo kwizera gitsindagiye. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ariko kwizera nde? Kwizera wamucunguye, kwizera Imana Data wa twese yatumye, kwizera Yesu wakoze ibintu bidasanzwe, kwizera ko wababariwe, kwizera ko winze n'Imana,
kwizera ko nta kintu kiri hagati yawe na data wa twese. Arakomeza avuga ku murongo wa 12 avuga ngo nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Kristo 13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Yesu yatubereye igitambo, yemera kwishyura ibihano by'ibyaha, twishe amategeko y'Imana aba ikivume, ariko yabikoze kugira ngo wowe nanjye tubashe kwizera ko Yesu yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Turavuga rwose ibintu Yesu yadukoreye kuba yaraje muri iyi si. Dushime data wa twese wamwohereje. Tuzirikane ikintu cyo kumenya ko aho turi abantu bashya muri Kristo. Tuzirikane ko nta kintu kiri hagati yacu n'Imana, kubera ko Yesu yatukunze n'Imana. Twaratandukanye none twiyunze n'Imana. Imbaraga z'Imana zirakora muri twebwe. Yesu ari muri twebwe. Tuzirikane ukuntu yadukunze, kandi gahunda dufite n'iyindi kugira ngo tuzabane nawe iteka n'iteka. Ntabwo yaje gukora umurimo w'igipande, yaje gukora umurimo uvuga ngo ndashaka kwimukira ndashaka kuba nawe, kuba muri wowe. Pawulo yabivuze neza avuga ngo nimuzi neza yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana. Reka Imana dufashe abavandimwe uyu munsi twizere tudashidikanya yuko twiyunze n'Imana ku bwa Yesu. Tuzirikane Yesu urukundo yadukunze, yemera kudupfira, yemera ko tuba abana b'Imana, atubasha kuba abana b'Imana, atubasha kugira ngo twizere yuko ubwo agiye kuzahindukira mu minsi iri imbere, nidukomeza kumwizera, dukomeze kumutabaza, tumaze kumwimuka mu bugingo bwacu, azadutunganya, akatuboneza, akatwereka nta ntege dufite. Kandi inshuti tuzibuke yuko yatangiye uwo murimo, ntabwo ari wamusabye kuwutangira, uramwemereye kuko yakubwiye ijwi ryongorera ati mwana wanjye reka ninjire mu mutima wawe, reka mbane nawe, ngutunganye nkuboneze, nzakwereka nta ntege ufite. Nicyo musabanye nisabira mu izina rya Yesu. Urakoze data ko twibutsa amagambo nk'aya ngaya yuko twiyunze nawe ku bwa Kristo umwana wawe. Mana himbazwe iteka ryose ku byo wadukoreye. Ntibyari gushoboka Yesu atemera kuza muri iyi si, ariko ari we waturemye, yabyemeye n'umutima mwiza, araza arabikora. Abikora abatamuzi, abamwangaga, bamuciraga mu maso, bagira gute, ariko kubw'urukundo afite yarabikoze, atwunga nawe. Mana tubashe kugira ngo tuzirikane ikintu amahirwe twagiriwe, ariko ibita byose tubashe kubwira na bagenzi bacu. Mana ngo nsabye abumva iyo audio ngo uzabakabaka babashishe kumva ibyo Yesu Kristo yakoze, kuba twariyunze yatubashe kwiyunga nawe. Ngo tugire ubuntu muri uyu munsi n'iteka ryose, tugutekereze, tuguhanga amaso, tuzirikane cyane cyane ko umwana wari hafi guhindukira, aje gutwara abamwizeye, abitonda amategeko y'Imana. Dufashe Mana kugira tubashe kwitondera ku misabye nkwiriye n'ice bugufi, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Murakoze inshuti bavandimwe mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo yakoze. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook, ndetse n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo muri uno mwaka wa 2025, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Reba ku isi hose haratwereka ibimenyetso ko ari hafi kuza. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org.
imeri abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefoni ni uguteranya 1 7 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze bahaze ibyiza, mukomeze mugire ubuzima buzira umuze, kandi mukomeze mwamamaze ibya Yesu.